Ubuhakanyi no gusabirwa imbabazi ni icyigisho cya 11 cyo mu gitabo cyacu turi kwiga amigisho yacu y'iki gihembwe. Icyo kwibukwa kiboneka mu gitabo cyo kuva igice cya 32 umurongo wa 31 n'uwa 32, aho batubwiye ngo Mose asubiraho Uwiteka ari aramubwira ati nyabuneka nyumvira, ubu bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, biremeye Imana y'izahabu, ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo byaba byiza, ariko nutabyemera managura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Aya ni amagambo agaragaza ubumuntu, agaragaza impuhwe, agaragaza imbabazi Mose yagiraga. Ishyanga yari ayoboye yararikundaga. Inshuti muvandimwe, tuguhaye ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ni ibyigisho by'igihembwe cya 3 umwaka wa 2025. Ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bigategurwa hakurikijwe ibihembwe. Iki gihembwe cya 3 cy'uyu mwaka turi kwiga igitabo cyo kuva. Ingiki cyo turi gusesengura. Umugambi ni ukugira ngo abizera aho bava bakagera bakure mu buryo bwa mwuka mu rugendo rwo kwiga Bibiliya. Icyigisho turiho rero ni cya 11 amaze kucyumva. Ni icyigisho kitubwira ngo ubuhakanyi no gusabirwa imbabazi. Icyo kubikwa nakikubwiye nikiboneka mu kuva igice cya 32 umurongo wa 31 n'uwa 32. Uyu munsi turi ku ngingo yo kuwa 5. Tuguhaye ikaze. Turagushimira mu ngero ubugingo bwacu. Tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri umwami w'ineza, ugira neza, ukunda kubabarira. Reka abana bawe ukomeze kubana natwe, ukomeze kuduha amahoro yo mu mitima, ukomeze kuduha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ingingo yo kuwa 5 ya tariki 11, ingingo itubwira ngo gusabira abandi. Ni ingingo ishingiye mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 30 kugeza kwa 32. Ni ya magambo n'ubundi yemwe arimo naboneka mu cyo kwibukwa ngo ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo ni byiza, byaba byiza, ariko nutabyemera umpanagure unkure mu gitabo cy'ubugingo. Ngayo gusabira abandi, gusabira abandi ukurikije iki cyo kwibukwa. Ni mu buhe buryo Mose yasabiye abanyabyaha imbabazi? Ibuka, Mose yabwiye Uwiteka ati ubu bwoko bwakoze ibyaha nibyo koko, ariko data wabababarira. Kubwo kwigomeka kwabo ibintu biteye ubwoba byabaye mu nkambi, harimo urupfu rw'abantu benshi. Ndetse ku munsi wakurikiyeho Mose yabwiye abantu ati mwakoze icyaha gikomeye, none ngiye kuzamuka nsange Uhoraho mutakambire, ahari yabababarira, ahari yabababarira. Amagambo wasanga mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 32. Yemwe ibuka icyo kwibukwa cyacu ari naryo gishingiro ry'iki cyigisho cy'ingingo yo kuwa 5, gusabira abandi. Turasubira mu cyo kwibukwa cyacu tugisesengure neza. Mose asubira aho Uwiteka ari, asubirayo. Kambere yaramanutse avuye kubonana n'Uwiteka, asanga ubwoko bwiyononnye. Yemwe bumukoresha n'amafuti burya. Yinginze Uwiteka ati nyamuneka. Ijambo nyamuneka rikoreshwa umuntu yinginga, asaba imbabazi. Nyamuneka nyumvira, ubwo bwoko bwakoze icyaha ndetse gikomeye koko. Mose yarazi amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ubwoko bwa Isirayeli icyaha bwari bwakoze cyo kwiremera inyana, kwiremera igishushanyo bakagisenga, kandi mu mategeko Mose yari yahawe byari bibujijwe. Aratura, yatura ibyaha by'ubwoko bwe,
ati ubu bwaha bwakoze icyaha gikomeye ndetse kuko biremeye imana y'izahabu. Ariko rero wakwemera kubabarira icyaha cyabo, byaba byiza kuruta uhoraho. Ibuze uburakari bwawe ubabarire ubu bwoko. Ariko Mose yitambaho igitambo, aramubwira ati nutabyemera rero, nuramuka utabababariye, nanjye ntacyo naba maze, ahubwo umanagure unkure mu gitabo wanditse. Mbega imbabazi zikomeye, mbega kwitambaho igitambo k'umuyobozi ukunda ishyanga rye, ukunda ubwoko bwe, ukunda abayoborwa be. Mose ni urugero rwiza, urugero rw'umuyobozi mwiza. Ese nawe itsinda uyoboye runaka wakwemera kuryitangira? Wakwemera gukora ku byo utunze ngo bakunde batekane? Imana ibigufashemo. Ntabwo rero bitangaje kuba Mose agereranywa na Kristo. Mose kubwo kwitanga kwe, kwitangira ishyanga rye, hato na hato agereranywa na Kristo. Kubera isengesho rye ryo gusabira abanyabyaha imbabazi ndetse n'ubushake bwe bwo gutanga ubuzima bwe ku bwabo, mu by'ukuri ashushanya icyo Kristo yagombaga kudukorera twebwe twese. Nibyo, Mose yaritanze ndetse yemera yuko n'izina rye ryahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo ku bwabo yayoboraga. Mbega urugero rw'imbabazi zagiriwe abanyabyaha. Yagaragaje ko yari yariguriye Imana atizigamye, ndetse akaba yarakundaga ubwoko bwe urukundo rwitanga. Igitabo cyo Kuva ntabwo kigaragaza igihe Mose yamaranye n'Uwiteka kuri uwo musozi muri iki gihe cyihariye, ariko igitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri kigaragaza ko yari ku musozi Sinayi iki gihe, ndetse kikagaragaza ko yahamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Mose yari umuntu w'Imana. Yamaranye n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40. Igice cya 9 umurongo wa 18, Gutegeka kwa Kabiri. Reka aya magambo tuyasome. Umurongo wa 18 baratubwiye ngo, nikubita hasi imbere y'Uwiteka nk'ubwa mbere, mara iminsi 40 n'amajoro 40 ntarya umutsima ntanywa amazi, mbitewe n'icyo cyaha gikomeye mwacumuye cyo gukora icyo Uwiteka yabonye ko ari kibi mukamurakaza. Mose yaritanze. Mose yiyemeje kumara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa kubw'igicumuro cy'ubwoko bwe. Mbega ukwitanga, mbega urukundo ruhebuje. Reka koko ijambo ry'Imana rimugereranya na Yesu. Ubu bwitange bwa Mose ntabwo ari ubwitange busanzwe, ntabwo ari ubw'umuntu wese. Mu gitabo cyo Kuva 32 umurongo wa 32 hari ijambo rivuga kubabarira, rikomoka ku nshinga ifite ubusobanuro bw'ibanze bwo kwishyiraho cyangwa kwikorera, kuko nk'uko bigaragara muri Yesaya 53 umurongo wa 4 ku bivugwa kuri Yesu, aho batubwiye ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Ni kimwe rero n'ishinga isobanura kubabarira iboneka mu gitabo cyo Kuva 32 umurongo wa 32, no kwihanganira ikoreshwa muri Yesaya 53 umurongo wa 4. Mbega ibintu bigaragaza inzira y'agakiza n'imbabazi, ndetse nicyo byasabye Imana kugira ngo idukize. Kwishyiraho, kubabarira egare kwishyiraho. Biravuga ngo Mose yishyizeho igicumuro cy'ishyanga rya Isirayeli.
ndetse yemera no kuryitangira akaripfira. Kandi ibyo nibyo byabaye ku mukiza wacu Yesu Kristo. Intimba zacu nizo yishyizeho. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Niko ijambo ry'Imana ribivuga. Kristo umucunguzi wacu. Mose umucunguzi w'ubwoko bwa Isirayeli. Muri icyo gihe byagaragaraga isano ikomeye cyane iri hagati ya Mose na Kristo. Mu by'ukuri Mose yasabye Imana kwihanganira ibyaha by'ubwoko bwayo. Yaje gukora ku musaraba nyuma y'iminsi myinshi yakurikiyeho. Ukuva rero 32:32 twasomye, ntabwo hagaragazwa gusa igitekerezo cy'igitambo cy'impongano, ahubwo hanagaragaza n'uwitambaho igitambo, ariyo Mana ubwayo. Uyu murongo ugaragaza uburyo imbabazi ziza binyuze muri Kristo. Imana ubwayo yishyizeho ibyaha byacu. Uburyo rukumbi bwashoboraga gukoreshwa kugira ngo dukizwe. Ngubwo uburyo bwari busigaye rukumbi kugira ngo dukizwe. Mbega ikintu kigaragaza mu buryo bukomeye umugambi w'agakiza, ndetse kikagaragariza abatuye isi bose ibyerekeranye n'icyo byasabye Imana kugira ngo dukize. Hari icyo byasabye Imana. Hari ikiguzi gikomeye cyatanzwe kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe, arokorwe, akizwe. Imana yacu ni Imana. Imana yacu igira ubuntu. Imana yacu iradukunda. Mose yasabye Imana ubwayo kwihanganira ibyaha by'ubwoko bwayo. Kandi mu bigaragara ibyo nibyo Yesu yakoze. Niki twigira kuri uku kuri gutangaje? Niki ibyo bitubwira cyerekeranye n'urukundo Imana ikunda abantu bacumuye? Urukundo Imana ikunda abantu bacumuye. Niki ibi bitubwira? Imana ubwayo yaritanze gusabira abandi. Mose yarabikoze. Ese inshuti muvandimwe, uru rukundo rwa Mose, urukundo rwa Kristo, urukundo Imana yadukunze rukubwira iki? Ese rudushyira mu zihe nshingano? Hari uko dukwiye kwitwara, hari uko dukwiye kugenda. Imana ubwayo binyuze mu ishusho y'umwana wayo Kristo yaritanze. Iratubabarira. Kubabarira twabonye yuko ari ukwishyiraho. Kandi byavuzwe muri Yesaya yuko igihano kiduhesha amahoro yakishyizeho, maze twebwe turabaturwa. Imana mu rukundo rwayo ihabwa icyubahiro ikwiriye n'abatuye isi n'ijuru. Reka twese tugire tuti ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa kubw'urukundo rwawe. Bibi byawe Mana yacu none n'iteka ryose. Amen. Turagushimye Data mwiza. Uri Imana tudashidikanyaho. Uri Imana nyamana itwitaho uko bukeye n'uko bwije. Urukundo rwawe ntagereranywa twongeye kurubona. Uburyo witanze binyuze mu mwana wawe Kristo akadupfira ku musaraba. Kubw'uwo tukababarirwa ibyaha byacu. Kubw'uwo intimba zacu akazishyiraho. Natwe tukagenda twemye. Uhabwe icyubahiro. Reka rero abana bawe tukwishyira mu biganza. Dukomeje kwiga ijambo ryawe. Icyo tuzi neza ni uko wadusezeraniye umugisha. Natwe turambuye ibiganza mu kuwakira. Tugushyize mu biganza abana bawe bose baryumvishe. Tukweretse abadamu batwite, ubagirire neza, ubahe umugisha, ubarinde, ubongerere icyizere. Kandi Data, imbuto wabahaye ukomeze kuzirindira muri bo kugeza igihe zizasohoka tukababona ari abana bazima. Uhabwe icyubahiro rero kubikora. Uhabwe icyubahiro kubitwigaragarizamo. Uri Imana. Ngaho rero Data, bari ku bisasiro turabakweretse barembejwe n'umubiri, ubagirire neza. Korera mu baganga babitaho n'abarwaza. Data, igihe bahaguruka ku bisasiro uzahabwa icyubahiro nabo ndetse n'ababasura n'imiryango.
abari mu mazu y'imbohe turabakweretse, barinde ubarengere, bahe icyizere kandi ubahe kwatura ibyaha no kubyicuza. Urubyiruko rwacu ntitwarwibagirwa, tubagushyize mu biganza kugira ngo barwanirire intambara bahura nazo kuri iyi si. Ikiri ukuri ubaha ubutwari bwo kuvuga yego, kandi ikiri ikibi ubaha ubutwari bwo kuvuga oya. Ikiri icyiza naho ubaha ubutwari bwo kuvuga yego. Ubahe ubushobozi n'ubwenge byo gutandukanya indyo n'imoso, barinde kwiroha mu rwobo barureba, ahubwo ujye ubaburira igihe gikwiriye gisohoye. Ngaho rero Data, uduhe kuba ku birenge byawe, uduhe kwakira no kwinjira mu masezerano watugeneye. Arahari ni menshi Data, ikibura ni ugutera intambwe ngo dusingire ayo masezerano. Reka ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe byuzura imitima yacu. Tukwizeyeho ubufasha, tukwizeyeho ubutabazi. Aho tugana uyu munsi, kuri uyu munsi wa gatanu, tukugirireho umugisha, kandi tugirire umugisha kubo twerekeraho. Abadusanga natwe badukeneyeho umugisha bawutubonereho. Reka byose bikorwe kugira ngo ushyirwe ijuru, natwe Data ducishwe bugufi, mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.